Radio 10 since 2004. Since 2004. The first private radio station in Rwanda. Simply wonderful. Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe bakunzi ba Radio 10 aho muherereye hirya no hino. Turizera yuko umunsi wanyu ukomeje kugenda neza. Ndetse nibakwe munyemerere mbahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe bijyanye n'ubuzima, ariko by'umwihariko turatinda cyane kuri virusi itera sida. Ni mu gihe Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko byibura abantu 9 ku munsi bashya bandura virusi itera sida. Ibi kandi bikaba bijyana n'ubwiyongere bushya bwiganje kandi no mu rubyiruko, aho usanga sida yugarije urubyiruko. Saba gusa ariko sida n'icyorezo uyu munsi cyugarije u Rwanda, nubwo u Rwanda kandi rufite gahunda yo kurandura burundu virusi itera sida. N'urugendo Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko ishyizemo imbaraga, ariko kandi ntabwo ibikora byonyine, ibikorana n'abafatanyabikorwa. Ari nayo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibijyanye na virusi itera sida, turebereye mu buryo bwagutse ishusho yayo mu Rwanda n'iki kiri gukorwa mu rwego rwo guhangana n'ubwandu bushya. Ni nayo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa bacu baturutse muri Réseau des Femmes. Turi kumwe na Nyampundu Olive, akaba ari umuganga umuforomokazi muri Réseau des Femmes. Tuguhaye ikaze. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza Nyampundu. Yego turi kumwe kandi na Umugisha Innocent, uyu akaba ari umukozi muri Réseau des Femmes mu ishami ry'itumanaho. Tuguhaye ikaze muri kiganiro cyacu. Ndabashimiye. Yego murakoze cyane. Ni kiganiro kandi namwe muri buze kugiramo uruhare, abadukurikiye hirya no hino. Turi buze gufata umwanya wo kuganira namwe, mutubwire uko mubyumva, mutubwire ikiri gukorwa, mutubwire uko bimeze aho ngaho aho mutuye mu kubijyanye no kwirinda virusi itera sida ndetse no kuhangana n'ubwandu bushya bugenda bwiyongera. Reka mpere kuri Innocent. Réseau des Femmes mukora ibikorwa byinshi bitandukanye, kubera iki uyu munsi turi kumwe mu bijyanye no kurwanya virusi itera sida? Urakoze cyane. Nibyo koko Réseau des Femmes dukora ibintu bitandukanye. Bimwe mu byo dukorera harimo no guteza imbere ubuzima mu Rwanda, by'umwihariko tubinyujije mu mushinga dufite w'ubuzima bw'imyororokere witwa SDSR Rwanda, cyangwa se Santé Droit Sexuel et Reproductif. Ni umushinga dukorera mu mirenge yose 15 y'akarere ka Gasabo. Mu byo dukora rero urumva harimo guteza imbere ubuzima bw'imyororokere. Iyo tuvuze rero ubuzima bw'imyororokere buriya hazamo no kwirinda indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida. Yego. By'umwihariko rero kimwe n'isi yose, u Rwanda ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 rwifatanya n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Mu biba bigomba gukorwa rero harimo n'ubukangurambaga. Natwe turi mu bakora ubwo bukangurambaga, ndetse n'ubundi bijyanye n'uwo munsi twakoreye ubukangurambaga mu ishuri rya GS Kinyinya, tuganira n'abana kugira tubibutse ko sida iracyahari, by'umwihariko ubwandu bushya buracyahari nk'uko wari ubigarutseho. Urumva yumvise ko abantu 9 bacyandura virusi itera sida buri munsi. Wanareba none ugasanga byiganje mu rubyiruko. Iyo ukoze analize usanga impamvu urubyiruko rukishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye biganisha no kwandura virusi itera sida ntabwo bayifata nk'indwara itinyitse, kubera ko bavutse babona nta bantu bafite ibyuririzi nk'uko kera byagendaga. Kuko buriya muganga ari bubigarukeho wenda, ariko iyo uvuze virusi itera sida na sida ni ibintu bitandukanye. Umuntu ashobora kugira virusi itera sida akarinda saza yicwa n'ikindi nta kibazo aragira atarwaye sida. Kubera rero tutagera kuri urwo rwego, kuko leta hari ingamba yafashe zo gushaka imiti igabanya ubukana, ntabwo urubyiruko rurumva ko sida ari ikintu giteye ubwoba. Niyo mpamvu rero ubukangurambaga n'ubundi buhoraho. Uwo wari umunsi mpuzamahanga, ariko n'ubukangurambaga ubu u Rwanda runakomeje mu gihe cy'amezi 6. Ariyo mpamvu natwe rero nka Réseau des Femmes dukora n'ubundi ku buzima, tuba tuti reka twifatanye na leta muri ubwo bukangurambaga, dukora ibikorwa bitandukanye. Yaba ibyo by'ubukangurambaga twahuye n'abantu aho bari, ariko nibi ngibiro byo kuza kuri radio nk'uko kugira ngo tubwire abantu benshi badukurikiye, tubibutse ko sida iracyahari, nubwo batabona abantu bagera kuri rwa rwego rw'uko ushobora kubona umuntu ukabona ko arwaye sida, ariko iracyahari ndetse abantu baracyandura.
yego reka muganga araza kutubwira meruse kuganira n'umuyobozi w'ishami ryo kurwanya sida muri RBC niba nta cyahindutse mu mibare batubwiraga nuko mu bwandu bushya byibura 35% bari urubyiruko kandi 18% bakaba ari urubyiruko rw'abakobwa ab'igitsina gore. Umuntu ashobora kwibaza wenda turaza kureba virusi itera sida ku buryo bwaguye, ariko umuntu asesenguye mu buzima kubera iki urubyiruko, kubera iki imibare tuyibona urubyiruko muri iki gihe rurishora cyane mu mibonano mpuzabitsina, habaye iki gituma ubwandu bushya haza mu bwiganze bw'urubyiruko? Turakoze. Urubyiruko muri rusange n'ubunini baba bagifite amaraso ashyushye, baba bari mu myaka yo gukora imibonano mpuzabitsina. Hiyongereyeho icyo Inosa yarakomojeho mu kanya yuko babyirutse batabona abantu barwaye sida. Turaza kubireba kuko kwandura virusi itera sida no kurwara sida ni ibintu bitandukanye. Muri iyi minsi nta bantu bakirwara sida, abantu benshi babana na virusi itera sida, ariko abarwara sida baba ari bakeya. Babyirutse rero batabibona yuko sida ari ikibazo gikomeye cyangwa ari indwara ishobora gufata umuntu akaremba. Ubu ngubu hari ko gukorwa ubukangurambaga bufite imbaraga cyane kugira ngo twongere twibutse ko sida ari ikibazo, ari indwara ikomeye ishobora gufata umuntu ikamuzahaza, binadufasha kuba twayirandura burundu. Harimo rero no kuba twakora ibiganiro nk'ibi kugira ngo urubyiruko rwumve yuko sida igihari. Kuko muri iyo mibare mwari muri kuvuga wenda nituza kuyijyamo neza Inosa araza kudufasha, turaza gusanga ko sida hari abantu ikica. Hari umubare munini sida isigaye yica, byarongeye biragaruka. Rero urubyiruko ahanini waruvuze ngo abakobwa. Abakobwa n'ubundi buri gihe mu bijyanye n'ingaruka z'imibonano mpuzabitsina, haba mu ndwara, abakobwa baba bari vulnerable cyane cyangwa bafite ibyago byinshi byo kwandura kurusha abahungu. Kubera yuko bitewe n'umuco nuko aho agace tubamo bimeze, abakobwa ubusanga ari bo bakora imibonano mpuzabitsina bagamije kubona amafaranga cyangwa babigamijemo izindi nyungu z'ubuzima busanzwe. Bikabakurira kuba baryamana n'abantu bakuru babarusha imyaka cyangwa abandi bose babasha kubaha ibyo bakeneye, kandi abenshi muri bo baba bashobora no kuba babakururira ibyago byo kwandura. Yego, wari wakomoje uti sida na virusi itera sida biratandukanye, reka bari naho tuhera. Iyo umuntu avuze ngo sida na virusi itera sida bitandukanira he? Virusi itera sida ni virusi cyangwa agakoko ko mu bwoko bwa virusi. Dukoko dutera indwara turimo ubwoko bwinshi, harimo amabagiteri, harimo amafangayi, harimo ubwoko bw'ibihumyo, hakabamo n'amavirusi ndetse na microbe. Rero ni agakoko ko mu bwoko bwa virusi kagabanya ubudahangarwa kamere bw'umubiri w'umuntu ushobora kuba bwarwanya indwara. Noneho kurwara sida, ushobora kwandura virusi itera sida bitewe n'uko wenda ufata imiti igabanya ubukana, ukaniyitaho mu buzima busanzwe, bikazarinda birangira nk'uko Inosa yabivuze wishwe n'ikindi utarwaye sida. Kurwara sida rero, sida indwara ya sida, kuvuga ngo umuntu arwaye sida ni uruhurirane rw'indwara z'ibyuririzi ziba zatewe n'uko ubudahangarwa kamere bw'umubiri w'umuntu bwamaze kugabanuka cyangwa gushira bitewe nuko yanduye virusi itera sida. Inosa, ubu bukangurambaga muri Réseau des Femmes murabukora gute? Muhura n'abantu gute? Ni gute mwateguye gukora ubu bukangurambaga ubundi bugenerwa n'abandi, bugenewe ndi? No kuvuga ubundi muri rusange uriya mushinga navuze SDSR twibanda ku rubyiruko ruri hagati y'imyaka 10 na 24. Dufite uburyo bwinshi dukoramo, dufite abo twita abakangurambaga burungano, tugira umwe muri buri murenge. Ubu ngubu wahura n'urubyiruko baba ari bagenzi be bangana, tugatanga ibiganiro bitandukanye. Ntabwo ari kuri virusi itera sida gusa, ahubwo n'ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Nuko muri iyi minsi ubwo turi kuri virusi itera sida cyane, ubwo rero abo bakangurambaga burungano bashobora gutanga ibyo biganiro
dushobora gukora ibiganiro mu nteko z'abaturage tukagenda tukababwiraho mu mugoroba w'umuryango tujyayo tukaba twababwiraho nabo kuko hari igihe ababyeyi nabo bagomba kumenya ko iyi virusi itera sida iracyahari ntabwo ari urubyiruko gusa ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha tukabivugaho ndetse rero no mu biganiro bigera ku bantu benshi nk'ibi byo kuri radio nubwo buryo dukoresha kugira ngo dushobore kongera kwibutsa abantu ko iyi ndwara ko kwiracyahari dufate n'ingamba zo kuyirinda kuko Oliver yarabivuze hari igihe n'urubyiruko rwumva ko sida itakinica ariko nyamara hari abantu 7 bapfa buri munsi Minisitiri w'ubuzima aherutse kuvuga ko mu bantu 100 bapfa ku munsi 7 baba bishwe na sida bivuze rero urumva ko na sida iracyahari nubwo leta yashyizemo imbaraga mu guhangana nibyo byuririze kuko batanga imiti igabanya ubukana ariko uko byagenda kose hari babandi bashobora kuzafata ya miti nabi Oliver wenda ari bunatubwire n'abantu bafata imiti nabo babakangure gukomeza kuyifata neza hari uyifata nabi hari babandi noneho batinda no kuyifata kuko ubu hari n'umuntu ubana na virusi itera sida tabizi agatinda gufata imiti ibyo byose rero bituma n'ubundi impfuna none za sida zitaracika ari nayo mpamvu buriya iyo turi gukora ubukangurambaga bwo kurandura n'ubukangurambaga ubundi bwo kurandura sida kuko virusi ushobora kutayirandura ariko ukarandura nibura sida none tugashyira imbaraga rero mu guhangana n'ubwandu bushya kugira ngo nibura tugere kuri 0 kuko virusi yo mu gihe cyose nta muti nta n'urukingo ntushobora kuvuga ko wayirandura ariko ushobora kugabanya ubwandu bushya kuri ushobora no kugera kuri 0 kuko uti nta muntu cyandura tugiye kwita ku bamaze kwandura nibura tubaherekeze muri bwa buzima kugeza igihe bagomba gupfira cyabo kigeze ariko batishwe na sida yego Olive muganga aratubwira uyu munsi iyo mugiye gukora ubukangurambaga nka muganga abaza bakugana ubona abantu batinyuka abantu bumva nyine bifuza kwipimisha cyangwa turacyafite ikibazo mu bijyanye no kwipimisha virusi itera sida mu bijyanye no kwipimisha sinavuga ko hari ikibazo cyane ariko kirahari kuko hari abakizahazwa n'ubwandu bwa virusi itera sida akaba yaza kwipimisha n'ubundi yaratangiye kugira bya byuririzi twari turi kuvuga ari byo bimenyetso byo kurwara sida hari n'abipimisha nyuma yo kumenya ibisubizo bye akagenda akigira mu rugo ntafate imiti hari n'abatinya kwipimisha cyane cyane urubyiruko mwavugaga abenshi mu rubyiruko uko byagenda kose yamenye ko yanduye virusi itera sida biramutungura cyane ari nayo mpamvu tuba turi hano tubwira urubyiruko ngo nimba ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye n'abantu benshi kandi utazi uko bahagaze biba binashoboka 100% ko wakwandura virusi itera sida niyo mpamvu dufite umushinga Innocent yarababwiye STSR Rwanda mu byo abafasha myumvire bakorera muri community mu karere ka Gasabo bakora harimo no gutanga udukingirizo urubyiruko turushishikariza gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye nimba kwifata byanze nicyo cyambere ukaba wemeye kujya gukora imibonano mpuzabitsina basi kora ikingiye kuko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye noneho byongeye n'abantu benshi kuko mu rubyiruko kuri iki gihe nicyo kigezweho usanga nta muntu ufite umuntu umwe byibuze uhoraho bakorana imibonano mpuzabitsina akavuga ngo nimba nzi uko ahagaze ubwo ngubwo nta kibazo ubwo ngubwo rero kwipimisha haracyarimo ikibazo cyane cyane ku rubyiruko iyo yikeka cyangwa afite ubwoba nago baza hari nabipimisha ngo bakanga gufata ibisubizo akipimisha ariko kujya gufata ibisubizo bikaba ikibazo umuntu ashobora no kwibaza iyi virusi yandurite kubera ko yego hari ushobora kuvuga ati yandurira mu mibonano mpuzabitsina akaba ari byo yirinda gusa ubundi virusi itera sida yandura gute virusi itera sida ubundi muri makeya yandura igihe umuntu muzima ahuye amaraso ye ahuye n'amaraso y'umuntu wanduye igikorwa icyo ari cyo cyose ushobora gukora kigatuma amaraso y'umuntu wanduye yinjira mu mubiri wawe cyangwa haba mu bikomere cyangwa mu bundi buryo wandura virusi itera sida ni ukuvuga ngo icyambere cyane cyane virusi itera sida yandurira mu mibonano mpuzabitsina
ku kigero cyo hejuru ku kigero cyo hejuru niho hambere ikandurira mu guterwa amaraso yanduye ishobora kwandura umubyeyi ashobora kwanduza umwana amutwite amubyara cyangwa amwonsa ikandurira no mu bikoresho bikomeretse nakoze cyane reka dusubire mu bukangurambaga cyangwa se muri service mutanga muri Réseau des Femmes iyo mugiye gukora ubukangurambaga biciye mu bo mwatubwiye inshuti z'urungano ubukangurambaga bw'urungano icyo bakora ni iki baganiriza urubyiruko kuri service zitandukanye zirimo no kwirinda mu bikora gute mu by'ukuri no kuvuga abo bakangurambaga b'urungano baba bafite insanganyamatsiko runaka bari bwigisheho urumva ni mu mirenge itandukanye ntago bigishiriza kimwe ibintu rimwe umwe ashobora kuba uyu munsi yateguye ko ari bwigisha indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina undi yateguye ko ari bwigisha ihohotera rishingiye ku gitsina ariko haba hari nk'ubukangurambaga nk'ubwo turimo nibura bose tukamenya ko batanze ikiganiro nibura kuri iyo nsanganyamatsiko no kubera ko baba bahura n'abantu bangana urumva no kuganira biba byoroshye ariko hari n'ukuntu buriya bashobora no kuganira nanone urubyiruko hari abashobora no kudatinya kwenda ngo babaze ibintu byose iyo bari kwigisha rero bababwira n'umurongo wa telefone tugira utishyuzwa 811 n'umurongo n'ubundi baba bari buhamagare bya bisubizo atabonye kuri wa mukangurambaga w'urungano kuko nawe wenda ashobora kuba atanafite ibisubizo byose ariko twebwe kuri Réseau des Femmes kuko hari abaganga ibyo bisubizo bikaba bihari umva rero baba bashobora no guhamagara nk'uko niba hamagaye umwitabye atari buhitabona igisubizo akaba yamuhuza na muganga nk'uko Oliva mu minsi iri imbere tugiye no gufungura clinique n'ubundi tanga service z'ubuzima bw'imyororokere tuzaba dufitemo n'abaginekologe tuzaba dutanga service n'ubundi nyinshi ku buryo na wa wundi ushaka no kuba yakwipimisha nk'uko turi kuvuga gutinya kwipimisha nahoze nganira n'urubyiruko Rubavu mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida bambwira ko hari abatajya no kwipimisha kubera ko bya bikorwa wenda byo kubegera ngo baze babapimira aho bari wenda byagabanutse kabati rero kujya kuri centre de santé ngiye ngo ngiye kwipimisha ati se nanagiye nkahurirayo n'umuntu nzi urumva urubyiruko ruba rufite ibintu byinshi abashobora no gukeka ngo nimpura na runaka ndavuga ko nari naje kwa muganga gukora iki ni nko gufata agakingirizo nabwo usanga avuga ati haramutse hari ubonye ngura agakingirizo biragenda bite urumva rero ko iyo clinique yo ninatangira niyo service tuzajya tuyitanga rwa rubyiruko rutinya kwipimisha rube rwahagera kuko ubu ngubu kugeza ubu mu Rwanda hari abantu 4 baba bafite virusi itera sida batabizi kubera ko hari intego y'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku kurwanya sida UNAIDS ya 95 ni intego ivuga ko ubundi bitarenze mu mwaka wa 2030 abantu 95% mu bantu 100 banduye virusi itera sida 95 bakabaye babizi mu bayanduye 95 bakaba bafata imiti neza muri babandi bafata imiti neza 95% bakaba baragabanyije virusi zabo mu maraso byo bitango gusupurima buriya Oliva we ari bubivuge neza sobanura n'akamaro kabyo kuko ni ikintu gikomeye cyane mu rugendo rwo guhashya virusi itera sida ndetse na sida muri rusange kuko abantu bafata imiti neza biba ari byiza ubu rero Rwanda tugeze kuri 96 98 bisobanuye ko hari abantu 100 mu bantu 100 bafite virusi itera sida ubwo harimo 4 baba batabizi urumva umuntu utazi ko afite virusi itera sida kandi akora imibonano mpuzabitsina idakingiye abo ngabo nibo n'ubundi bakomeza gukwirakwiza ubwandu bushya buri umuntu nibura uzi ko yanduye akaba afite n'umutima nama we ko atakwiye kwanduza abandi ubundi ngo nta kibazo ateje mu gutuma habaho ubwandu bushya nubwo hari ababikora nabo akavuga ati siniyanduje ariko buriya nuko nta notinyuka ngo arega kubundi burakwanduza n'umuntu bishaka n'icyaha gihanwa n'amategeko iyo wanduje bikaba byagaragara ko kwa mwanduje bishaka n'icyaha ariko nibura barababizi ntago ari bo banduza cyane wa wundi ufite virusi itera sida utabizi urumva azakomeza yanduze n'abandi urumva rero haracyarimo urugendo aho ngaho nibura urabona ko iyo bamaze kubimenya urabona 98 bahita bafata imiti neza ubwo nabwo turacyafite 2 badafata imiti neza iyo bafashe imiti neza urumva abo 2 badafata imiti neza niyo mpamvu tugera hari naho kuri babandi batuma virusi igabanuka mu maraso tukabona abandi 2 itagabanuka neza kubera ko ubwo bafata imiti nabi ariko urumva ko uko twagenda dukora ubukangurambaga dushobora kugera ku rwego rw'uko nibura
abantu 100% banduye virusi itera sida bakaba babizi byaba ari amahoro. Reka tujye ku bijyanye no kuyirinda. Ni gute jewe nshobora kwirinda kwandura virusi itera sida? Urumva mu rugamba rwo kurandura harimo kwirinda ubwandu bushya. Muganga Olive. Murakoze. Kwirinda kwandura virusi itera sida umuntu yayirinda mu buryo bwinshi bitewe n'icyiciro cy'ubuzima arimo. Hari ukuba kubashakanye, ku rubyiruko ndetse n'abandi muri rusange. Icyambere ni ukwirinda bya bindi twavuze byose bishobora gutuma umuntu yandura, harimo gukoresha ibikoresho bikomeretsa. Nubwo ntari nabivuzeho cyane, ibikoresho bikomeretsa kera twagira ngo ni inzembe, kwiyogoshesha, imikasi n'ibindi bintu, ariko ubu ngubu urubyiruko ruri kutwumva n'abitera ibiyobyabwenge cyangwa biriya twita bitera mu nshinge. Nabo baranduzanya virusi itera sida ku kigero cyo hejuru. Tukirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Harimo kwifata ku bakiri batoya aho bishoboka, ubudahemuka ku bashakanye, kuba habaho serivisi yo gupima umusore n'inkumi bagiye kubana, umugore n'umugabo bagiye kubyara, ndetse ni couple yari yose ibyifuza barayipima. Mu buryo bwo gupima virusi itera sida harimo n'uburyo bwo gupima amakupure cyangwa abakundana cyangwa abashakanye. Byaba byiza rero mbere yo gutangira gufata umwanzuro wo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu runaka, nimba ari umukunzi wawe, hagiye habaho kubanza kwipimisha indwara zimwe na zimwe harimo na virusi itera sida, kuko harimo n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka umwijima wo mu bwoko bwa B, n'izindi ndwara, kanseri z'inkondo z'umura n'izindi nyinshi zandura. Ariko hagombye kubaho byibuze kumenya ko ubuzima bwanyu buhagaze mbere yo gutangira gufata umwanzuro wo gukora imibonano mpuzabitsina nk'ikupe. Hagirwa n'inama urubyiruko rwo kutagira abantu benshi bakorana imibonano mpuzabitsina barenze umwe cyangwa bari ku mubare w'urwego atabasha gukontorora. Muri iyi minsi urubyiruko ruratubwira ko iyo yibohoye akakubwira ukuri, ushobora gusanga hari umwana w'umukobwa cyangwa umwangavu uryamana n'abasore bari mu kigero bangana, akaryamana n'abagabo, akaryamana ndetse n'abasaza. Kandi ibyo byose bikaba nko mu cyumweru kimwe, nko muri buri cyumweru bikaba nk'inshuro zijya kungana nko hafi ya buri munsi. Uwo nguwo gukontorora yuko atazandura cyangwa kuvuga ngo azamenya abo bantu bose uko bahagaze, urumva ko bigoye cyane. Biragoye. Tugira inama urubyiruko kutagira abantu benshi bakorana imibonano mpuzabitsina, cyangwa nimba binaba mu buryo buhoraho agakoresha agakingirizo. Ariko hari n'ubundi buryo bwo kwirinda virusi itera sida ku bantu bari ariske nk'abo ngabo cyangwa bafite ibyago byinshi byo kwandura. Harimo ibyo bita imiti bita PrEP ndetse na PEP. PrEP ni pre-exposure prophylaxis, ni imiti bafata ihoraho abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, ibarinda kwandura virusi itera sida. Noneho PEP ni imiti umuntu afata nyuma bitarenze amasaha 72 akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu ushobora kuba yamwanduza virusi itera sida. Ubwo n'uburyo nabwo bwo kwirinda virusi itera sida. Hakabaho na serivisi yo kurinda umubyeyi kwanduza umwana, kwa muganga hose irahari. Dushishikariza ababyeyi batwite kwikurikiranisha kwa muganga kuva kimenya ko yasamye, kuko mu byo bamupima na virusi itera sida, nimba atarayifite akamenya uko ahagaze, basanga yanduye bakamukurikirana ku buryo atazanduza umwana kugeza umwana agize imyaka 2. Bamukurikirana kuva twite kugeza umwana agize imyaka 2. Basanga yarasanzwe afite ubwandu akaba yatwite, nabwo bafite uburyo bakomeza kumukurikirana. Rero ubwo ngubwo ngibyo birinda umubyeyi kwanduza umwana atwite cyangwa mubyara cyangwa mwonsa. Yego Inosa. Olive kivuga kuri iyo miti ya PrEP, murabizi ko Minisiteri y'Ubuzima iherutse gutangaza ko ubu ngubu hari umuti noneho bashobora gutera umuntu ukora mu mezi 2. Urumva PrEP ubundi bazifataga nyine byari binini bakabifata buri munsi, ariko ubwo hari urwo rushinge. Ushaka kuvuga rero nuko hari abantu cyane cyane urubyiruko rwabifashe nkaho ari umuti wa sida wabonetse. Hari abantu baraho bavuga bati apu sida se n'urushinge ntirwatangiye kuboneka. Oya, ni umuti nyine ugufasha kutandura mu gihe ukora imibonano mpuzabitsina gutyo mu buryo buhoraho, ariko ugira n'igihe. Urumva niba ukora mu mezi 2 kandi urumva
ntabwo buriya PrEP ari ibintu nanone twashishikariza abantu. Ikiza no kwifata kuko urumva guhora ku miti uvuga ngo ntazandura ngo nkora imibonano mpuzabitsina mu buryo buhoraho. Ntabwo nanone ari ibintu twashishikariza. Ikiza no kwifata waba utabishoboye ugakoresha agakingirizo kuko buriya turi kuvuga indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida, ariko dufite n'inda zitifuzwa mu bangavu bacu. Urumva ubu ngubu hari abavuga ko ngo batinya ngo inda kurusha sida, ari nayo mpamvu tubabwira ko sida nayo igitinyitse, ariko urumva ushobora kuvuga ngo uri kwirinda kwandura izo ndwara ariko nyamara ukahakura n'ubundi ndutifuzaga. Niyo mpamvu ubundi umuntu udafite uwo bashakanye bakora imibonano mpuzabitsina ubundi byiza pe wakabaye ukoresha agakingirizo niba kwifata byakunaniye, kubera ko niko kazagufasha kukurinda byose, kakakurinda izo ndwara ariko kakakurinda no kuba watwara inda utifuza. Yego, Oliver, reka turebere hamwe ku bantu bamenye ko bafite virusi itera sida ariko bakaba batafata imiti neza. Ese aba bantu bashobora guteza ibihe bibazo muri societe, ariko tunahere no kuri bo? Ku kijyanye n'abantu bamaze kumenya ko banduye virusi itera sida bakaba badafata imiti neza, icyambere hari ingaruka ku muntu ku giti cye, hari ingaruka ku muryango ndetse n'ingaruka kuri societe muri rusange. Icyambere umuntu udafata imiti neza nkuko Innocent yari yabivuze, hari icyo bita gusupprima virus, no kugira target iri not detectable, no kuvuga ngo charge virale cyangwa umubare wa virusi mu maraso ku gipimo runaka uburi munsi ya 20 niyo target y'imiti yo gufata imiti. Iyo virusi ziri hejuru rero nukuvuga ngo bwa budahangarwa bw'umubiri wawe burahangirikira nabwo ugasanga busa naho umubiri wagize ibibazo ugatangira kurwara ibyuririzi. Izo ni ingaruka ku muntu ku giti cye. Ingaruka ku muryango nuko ushobora kwanduza, nimba ari nk'umudamu ashobora no kwanduza abana byara, cyangwa nimba habayeho no gukoresha bya bikoresho bikomeretsa, haba hariho amahirwe menshi yo kwanduza abagize umuryango we. Kuko mu muryango amaraso ashobora guhura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu ashobora kuba afite ibikomere bisanzwe yatewe n'imirimo yo mu rugo ku ntoki cyangwa hehe, akaba yajya gufasha nk'umwana wenda wawugize nk'ikibazo cyo kuva imyuna, cyangwa nawe akaba yayiva bakamufasha kuriya bagenda bakamwoza, amaraso arahura. Ntago byabura, haba harimo riske zo kuba wakwanduza abagize umuryango wawe ndetse n'uwo mwashakanye. Kuri societe habaho n'ubundi kwanduza abo mushobora gukorana imibonano mpuzabitsina bandi batarabagize umuryango wawe, bufite ibyago byinshi byo kubanduza. Habaho ubukene kubera kwivuza bya byuririzi ndetse no kuba umutwaro ku gihugu, kuko iyi miti nubwo igera ku muturage ari ubuntu, ariko ibyo byose hari cost bisaba kugira ngo igera ahantu hose nk'uko ihari. Hari cost bisaba igihugu, hari ikiguzi, hari ikiguzi igihugu gitanga kugira ngo iriya miti iboneke. Rero kuba waramenye ko wanduye, warapimwe, urabimenya, ugirwa inama, ntabwo uri gufata imiti ngo iriya 96 turabona yasigaye inyuma na kariya 2% twakagombye kuba turi ku 100%, kuko harenzeho service yo kwipimisha. Izindi service zose navuga yuko zirateguye neza. Uretse ubushake bw'umuntu ku giti cye udashobora kuzigeraho, wagize amahirwe ukaba wamaze kumenya gupimwa, ibindi byose birateguye neza. Twakagombye kuba ahubwo hariya turi ku 100%. Umuntu ashobora kwibaza ese kuba utaripimisha, hari umuntu yikeka ko arwaye ariko akavuga ati nkurikije jewe umubare w'abantu dushobora kuba tumaze kuryamana byanze bikunze nararwaye, nta n'impamvu yo kugira ngo njye kwipimisha. Ibi byo bitera bizana ibihe bibazo ko umuntu ashobora kwikeka yuko arwaye ariko atarajya kwipimisha, bitera ibihe bibazo? Sida nagipimwa n'amarangamutima cyangwa nagipimwa n'ijisho. Hari ukuba wararyamanye n'abo bantu benshi cyane unabizi neza yuko barwaye ukajya kwipimisha ugasanga uri muzima, birashoboka cyane. Kuko umuntu wanduye virusi itera sida agafata imiti neza, akiyitaho, agakurikiza inama za muganga, amahirwe yo kwanduza bari makeya kurusha umuntu udafata imiti. Kuko iyo yamaze kugira iriya target not detected cyangwa virusi ze zaragabanutse ku kigero zidashobora ziri munsi ya 20, nago aba yanduza cyane. Kwanduza kwe mbese biba biri hasi cyane kurusha umuntu udafata imiti. Ushobora kugira amahirwe rero utekereza gutyo, kabubizi ko abo bantu mwaryamanye bari ku miti banduye nta kabuza,
ugasanga ufite amahirwe yuko basupurimaga virusi ugasanga batarakwanduje. Ikiza ku muntu wari we wese wikeka no kujya kwipimisha, kuko kwipimisha biguha amahirwe yo gufata imiti hakiri kare, ubuzima bugakomeza neza, ukabana na virusi itera sida ariko ntuzarware sida. Urumva bijyanye n'ubundi n'icyo kibazo warubajije, dufite amahirwe yuko iyo miti igabanya ubukana iboneka, kandi umuntu basanganye virusi itera sida bahita bamutangiza imiti. Wenda bitandukanye nuko byahoze Oliver warabizi, ntago umuntu basanganaga virusi itera sida bahitaga bamutangiza imiti. Hari indi miti babanzaga kumuha kuzageza igihe noneho bakajya kumutangiza imiti bitewe n'umubare wa za virusi ari kuvuga. Ubu ngubu umuntu yafite munsi ya 200, iyo babara amavirusi ngo munsi ya 200 kuri mililitire y'amaraso, nibura bigaragara ko ari gufata imiti neza. Ariko icyo gihe ntago bahitaga bagutangiza utaragera ku mubare runaka w'amavirusi. Ubu ngubu hari amahirwe ko noneho uhita utangirira ku miti, ndetse no kuri centre de santé zemerewe kuba zagutangiza imiti. Bivuze rero nandi mahirwe, kubera ko gutinda gufata imiti urubyiruko nirwo usanga rufite iyo myumvire ngo ngiye menye ko nanduye n'ubundi nakwiheba ngapfa, ngo ariko ngo kubana na virusi ntabizi nta kibazo. Ushobora kwibwira gutyo, yego nta kibazo uri kubona ufite, kuko buriya ubudahangarwa bw'umubiri bw'abantu buratandukanye. Umuntu ashobora kwandura virusi itera sida mu mwaka umwe, ibyuririzi bikaba byaje, undi akamara n'imyaka 10 ataratangira kugaragaza ibyuririzi. Ariko ntibivuze ko udafite virusi itera sida. Oliver wenda abisobanurireho neza. Niko virusi zikomeza kwiyongera. Urumva rero uzajya gutangira imiti igabanya ubukana ari uko ibyurizi byakugaragayeho kandi binakomeye. Naho handi ushobora gusanga umuntu agiye gutangira imiti agejeje igihe ahubwo cyo kwicwa na sida. Niyo mpamvu urumva kwipimisha hakiri kare. Nubwo uri kumva ko uziheba, yego uziheba nibyo, ariko nari kubana n'indwara utazi nibyo bibi. Uziheba bakuganirize, wenda wiyakire, ufate imiti, ubuzima bukomeze. Ntabwo ari we wa mbere waba uri ku miti. Yego ahangaha icyo nakushimangira cyane kubijyanye no kuba umuntu yikeka ko arwaye sida cyangwa afite virusi itera sida, ariko ubundi buri umuntu ajya kwikeka hari impamvu. Uko byagenda kose ikintu duharanira nukubaho kandi neza. Iyo umuntu afite virusi itera sida abaho kandi neza nk'abandi bantu bose batayifite. Hari n'izindi ndwara zikomeye kurusha virusi itera sida abantu babana nazo mu buzima kandi bakiyakira, kuko nta kundi babigenza. Nashishikariza buri muntu wese kubaho azi uko ahagaze, kubera yuko nk'uko Innocent yarabivuze bikurinda kuzahazwa na virusi. Hari n'abantu baba babizi akagenda bakamupima gataha yamenye ibisubizo bye, yazumva atangiye kuremba, umubiri waracitse intege, biri kugenda byanga, akaza kongera kwipimisha bushyashya ariko muri we azi ibisubizo bye, abizi yuko mugiye kumubwira akarwaye. Ikintu cya mbere akubwira ukimara kumupima arakubwira ati ndatahana imiti, kuko aba yumva ko umubiri wananiwe. Nago twifuza yuko rero abantu bagera kuri icyo gihe, kubera ko iyo ari muri yeta aba yanduza cyane, n'ubundi virusi ziba zarabaye nyinshi, umubiri waracitse intege, nabo bahura abanduza. Ese niki umuntu yakora amaze kumenya ko yanduye virusi itera sida cyamufasha kugira ngo abeho neza, kugira ngo ubuzima bukomeze? Yego arafata iyo miti, ariko se imyitwarire myiza ku muntu wanduye virusi itera sida mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugira imbaraga niyihe? Icyo twita imyitwarire myiza ku muntu ubana na virusi itera sida kwa muganga, icya mbere ni ukuba afata imiti neza, agakurikiza inama na gahunda bya muganga. Hari uburyo bwizewe bwashyizweho bujyanye n'imiterere ya buri muntu bwo kumukurikirana mu gihe cy'ukwezi, amezi 3, amezi 6. Hariho gufata za charge virale, ikizami cyo kureba umubare wa virusi ziri mu mubiri, kureba ubudahangarwa bw'umubiri, kureba uko umuntu yitwara mu bijyanye no gufata imiti. Byose hari serivisi ibishinzwe ukwayo, guhera ku rwego rwa centre de santé kugeza no ku bitaro ibyo ari byo byose. Icya mbere rero ni ugufata imiti neza, agakurikiza inama na gahunda za muganga. Nicyo kimufasha. Yego Innocent yaragiye kungana. Ikindi binajyanye nuko gufata imiti neza, izindi nyungu zirimo. Oliver yaragarutse kuri gahunda zihabwa ukwezi, amezi 3, amezi 6. Nibyo imiti ya virusi itera sida kugeza ubu ifatwa buri munsi, ariko uburyo bwo kujya kuyifata ku bitaro biratandukana bitewe nuko witwara mu kuyifata. Abantu bataragera kuri rwa rwego rwiza bagenda buri kwezi, agafata imiti ya buri kwezi.
undi utangiye kugera ku gipimo cyiza akagenda nyuma y'amezi 3 bakamuha imiti izamara amezi 3 undi noneho wageze ku kigero cyiza cya nyuma akagenda nyuma y'amezi 6 bakamuha imiti izamara amezi 6 kuko barabizi ko azayifata neza kandi nta kibazo nyine ari kugaragaza ku bijyanye na bya bindi byo gusupurima virusi. Urumva rero uko ugenda ufata imiti neza bikongera nayo mahirwe kuko niba wari kujya kwa muganga buri kwezi amatike uzakoresha bitandukanye na wundi uzagenda rimwe mu mezi 3. Ubwo biba bivuze ko ugenda buri kwezi ajya kwa muganga inshuro 12 cyangwa zirenga mu mwaka, noneho ufata imiti neza agakurikiza n'inama za muganga akajyayo 2 gusa mu mwaka. Yego, hari ikindi nari ngiye kubabaza ku bijyanye n'imyitwarire y'abantu ku bantu bafite virusi itera sida. Reka tujye ku rubyiruko cyane. Nk'umwana wiga ku ishuri aramutse asanze yaranduye virusi itera sida, ubundi ikigo abayobozi abagize ikigo inosa bakamumwitwayeho gute, like bakamufashije gute, kuko ni ikintu usanga kimuteye ipfunwe, imiti ye aho ayibika, ubundi bikorwa gute? Niba hari amakuru mujya mufite abafatanya bikorwa. Nabonye hari n'umunyamakuru wakozeho inkuru icukumbuye areba uburyo bari abana banduye imiti bayifata ku ishuri. Ni ibintu bikirimo ibibazo, ni ibintu bikirimo akato, kuko urumva uwo mwana aba ari kugerageza guhisha ko afata niyo miti. Urumva bizamusaba kuyibika kure ahantu bagenzi batamubona, bimusabe kujya kuyinywera ahantu bagenzi batamubona. Urumva byo haracyarimo ikibazo nyine. Nibyo twateye ntambwe mu kugabanya akato, kuko abantu batinyutse kuvuga sida, abayirwaye bagatinyuka bakavuga, ariko nyine kuri babana byo haracyari ikibazo. Mpamya ko yaba twebwe nyine abafatanya bikorwa ba leta yaba ndetse na RBC hakwiye kurebwa koko uburyo abo bana bakwiye gufashwa. Urabona hagiye gahunda nyinshi, icyumba cy'umukobwa ku ishuri, urabona abana bageraga ibibazo mu gihe bagiye mu mihango, ariko kubera icyumba cy'umukobwa bisigaye bimeze neza. N'aba bana rero bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, hakabaye gushyirwaho uburyo koko buri friendly buborohereza kugira ngo ajye afata ya miti ye, kandi bagenzi be bo kumenya niba afata n'imiti, kubera ko nyine nta abana baba ari abana, niba bimenya nyine n'ahandi baba bamuha akato, n'ahandi baba bamubwira mu bantu, ku buryo ushobora gusanga nk'umwana. Hari n'umusore watanze ubuhamya umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida, avuga ko menya mu secondaire yayize ku bigo 5 kubera ko ikigo kimwe yigaga iyo bamenyaga ko afite virusi itera sida yahitaga kiva akajya ku kindi. Urumva n'imbogamizi rero kuri abo bana byanatuma nyine wa wundi wamenye ko yanduye bimuhungabanya. Mpamya ko yaba RBC yaba natwe bafatanya ibikorwa tukwiye kureba koko niki gikwiye gukorwa kugira ngo ba bana bafata imiti ku ishuri bayifate mu buryo butabashyira ku mugaragaro, kandi koko bakurikize gahunda zabo ko bikwiye. Mpamya ko ari ibintu abantu bakwiye kwicaraho bakareba koko kugira ngo ibi bibazo kuri bari abana bishobore gukemuka, kuko haracyarimo imbogamizi. Yego, urakoze cyane. Nahoze mbitekereza, nigeze kujyana umwana kwa muganga ntazi nanjye ko afata imiti ya virusi itera sida, ariko nkabona hari ikintu ashaka kumbwira ariko yabuze aho agihera. Nyuma ariko yaza kubimbwira, gusa byaramuvunye kugira ngo abimbwire. Dushaka animateur kugira ngo tubimuganirize. Ni ikintu nibaza ko mu bafatanya bikorwa ba leta mukwiriye no kugishyiramo imbaraga kugira ngo aka kato gahabwa cyane cyane urubyiruko, kuko ashobora kureka noneho kwandura kunywa imiti noneho akananduza ku bushake kubera ko yanakomeretse. Reka mu kanya gato turaza no gufungura imirongo ya telefone, muraza kuduhamagara kuri 0788 3 7 abatwumvira ku mirongo itandukanye. Turizera yuko muri hafi abari buze kuri telefone turaza kubitaba mu gihe dukomeje n'ikiganiro cyacu, noneho turebere hamwe ibijyanye no gukomeza gukumira ubwandu bushya, ariko nanone tunahindura imyumvire y'abantu bumva yuko virusi itera sida itakibaho. Abanditse nta myaka 100, abandi bati kubera ko hatagishirwaho amapancarte ateye ubwoba mu gukora ubukangurambaga bituma abantu bumva nyine barayiciye amazi. Abandi bati si umuti wa sida warabonetse. Turebe kubihuha bivugwa hirya no hino kubijyanye na virusi itera sida. Ndahera kwa Inosa kubera ko abantu bo mwitumanaho amakuru muba muyifiteho, ubona ari ibihe bihuha byagakwiriye kuvaho bikunda kugaruka. Hari
nibyo dukorana no muri communication ariko na wa murongo baduhamagaraho nyine wumva iby'abana baba batekereza icyambere cyo kiba gihari nyine nicyo cyo kuba batagitinya virus itera sida koko iyo bayigereranyije n'inda ibyo ngibyo kiracyahari kubera ko batakibona abo bantu kandi nta nubwo koko tuzongera kugenda twamamaza tugaragaza amashusho y'abantu bafite za zona kuko nyine ntibijyanye nanone twaba turi kurwanya gahunda y'uko imiti ifite akamaro buriya hari igihe wakora nanone ibintu ugasanga nanone wa wundi uri kwandurira kumubwira ko nubundi bizagenda gutyo urumva ayo mashusho ntituzayagaragaza urumva rero ibihuha bigihari nibyo ngibyo byo kumva ko hari nabazi kwitakibaho hari abaduhamagara avuga ati sida subundi iracyabaho sida iracyariho ikindi nta muti nta n'urukingo nuko bikimeze hari n'abafite amakuru nyine ngo ngo umuti se ngo ntiwabonetse nta muti uhari kugeza ubu ngubu icyambere ugomba kumenya nuko wakwanda virus itera sida uba winjiye mu cyiciro cyo gufata imiti ihoraho ibyo ukabimenya ibindi bihuha nuko hari abana bazi ko kuba barisiramuje batandura virusi itera sida ibyo nabyo bakwiye kubimenya nibyo koko kwisiramuza nacyo ni imwe mu ngamba yo kugabanya ibyago byo kwandura ku kigero nibura cya 60%. Ariko niba abantu 100 bashobora gukora imibonano mpuzabitsina barisiramuje 40 bakwandura ese wowe urabizi ko utari muri abo 40 buriya iyo ibintu amahirwe atari zero cyangwa ibyago bitari zero ubundi wagakwiye kubyihorera ivyo nabyo nibihuha bamwe bafite ariko nyine bakwiye kugenda dukomeza kugenda dukora ubukangurambaga kugira ngo dufite umuntu allo yego allo allo mwiriwe neza turavugana nande muravugana na umunyana ega hano Byondo yego mwashobora kongera ijwi ryanyu muravugana kiza umukiza Eric umukiza yego n'abakurikiye gutangira ikiganiro ariko iki kiganiro ni cyiza cyane twagikunze kugira abantu ko abana n'ubwandu allo yego ushobora kongera ijwi ryawe Eri twagukurikiraga ariko ntabwo ubu turi kukumva neza ni kubera ikigo kireze neza hanze mwarimo mutubwira ikibazo icyo kibazo maranye nacyo igihe kimeze nk'igikomere kubera ko ababyeyi banjye bose niyo bazize yego bakaba barapfuye ndi mutoya nari mfite imyaka 3 ubwo ni mama niwe wapfuye nyuma papa yapfuye mfite imyaka 3 mama mfite imyaka 8 ariko nakomeje kubana nabyo nk'imfubyi nyine yego none ngize amahirwe Imana ago ni cyane niho imfubyi y'ababyeyi bazize sida twese tubana gutyo ariko tukaba tubiganiraho ariko ubwo ikibazo nayo ifite n'undi cy'ingenzi cyane n'iryari umuntu ashobora yanduriye n'iryari umuntu ashobora kumenya igihe yanduriye bakubwira ngo haranduye yego ariko ni umuganga cyangwa dogiteri bafite ubushobozi bwo kuba yakubwira urakoze cyane ari kwibaza niba ugiye kwipimisha muganga ashobora kukubwira ati wanduye muri uku kwezi wanduye muri uyu mwaka kugira ngo umenye igihe wanduriye ndumva aricyo kibazo yari afite Eric arakoze cyane kumenya igihe wanduriye itariki n'ukwezi biragoye kubimenya ariko kugeza ubu ngubu hari ikizami cyitwa recent testing gipima igihe ubwandu bumaze nimba ari ubwandu bushya cyangwa nimba ari ubwandu umuntu amaranye igihe kirekire ubwandu bufatwa nk'ahari bushya ikizami kigaragaza yuko ari bushya n'ubwandu butarengeje igihe cy'umwaka bakoshobora kugupima bakubwira ko wanduye ukamenya ko utarengeje umwaka umwe wanduye ariko y'umwaka umwe wanduye warengeje hashize imyaka 2 5 10
nyine ubwo ngubwo resultat zigaragaza ko ari ubwandu bw'igihe kirekire gusa. Yego. Ikina hari nuko n'abantu bakwiriye kumva yuko kurikije ibyo Eric yatubwiye, turanamushimira cyane kuba yasharinze ubuhamya bwe. Niba yarakuze ari imfubyi, ababyeyi bumve ko bakwiriye kwirinda kugira ngo badatuma abana babo bakura ari imfubyi kubera virusi itera sida. Rero niyo mpamvu n'ababyeyi abashakanye, kubera ko ibinda bivuga kuko muraza no kutubwira mu bashakanye hari igihe umwe aca undi nyuma bagakomeza bagakora imibonano mpuzabitsina batigeze bongera kwipimisha. Ubundi byakabaye byiza ko abantu bipimisha mu gihe kingana iki. Tubana nk'umugore n'umugabo twagakwiriye no gufata igihe tukongera tukipimisha kugira ngo turebe uko duhagaze cyane. Ubundi abantu bashakanye babyita, twavuze ubudahemuka. Ubundi buriya twagakwiriye kugira umuco kugira ngo turandure virusi itera sida n'izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Twakagombye kugira umuco wo kuvuga ngo ntanduza mugenzi wanjye, atari no kubashakanye gusa nka bariya Innocent yahoze akomozaho bavuga ati sinjye wiyanduje. Ubundi nimbuzi yuko waciye uwo mwashakanye inyuma, bibaye byiza ntiwanabimubwira ko washakisha ubundi buryo ubanza ukamenya uko uhagaze kugira ngo udateza ibibazo mu rugo. Ariko abashakanye kubera yuko n'umwanzuro wabo yabafashe umwanzuro bakaza kwipimisha, barapimwa, bakagombye kujya bagera igihe runaka bakajya kwipimisha. Cyane cyane buriya baravuga ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi niyo utaramufata ubumukeka. Yego. Mwakagombye kujya munyuzamo mukajya kwipimisha. Hari gahunda rero yo gupima abitegura kubyara n'abitegura gushakana. Ngubu nizo gahunda nyine zihamye zihari ko byagenda kose. Iyo ubabonye abitegura kubyara umugore n'umugabo barapimwa. Yego. Ariko hakiri ikibazo gikomeye cyane nakomozaho yuko kugeza ubu ngubu umubare w'abagabo baherekeza abagore babo gupimisha inda ni bakeya cyane, uracyari muto ugereranyije n'umubare w'abagore baje kwipimisha mu gihe runaka. Ukareba abaje baherekejwe n'abagabo baba ari bo bake. Yego. Ubwo urumva haracyari ikibazo, kandi gupima biba bisaba ko bapima bose. Ubwo ngubwo iyo batababonye bose bapima umwe, ariko nyine urumva biba ari amabura kindi, yanze kuza ntago babura gukurikirana umubyeyi utwite. Ariko niba dufite undi muntu ku murongo wa telefone twamwitaba kugira ngo tukomeze twumve ibibazo ni ibitekerezo byabo. Allo? Yes, hello. Iwi mwiriwe neza? Mwiriwe ko ntabumva neza. Twebwe turabumva, wakongera ijwi ryawe. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Nitwa bande, muherereye he? Nitwa Eric. Yego. Ariko ndagira mu nshimirira abantu kabisa barabizi, bazi kubisobanura neza. Ni n'abajyanama beza cyane, ariko icyo nashakaga kuvuga kubaza umuntu aresista afite nyine. Yego, turakumva cyane. Umuntu aramutse afite nyine ayo maraso aresista ku buryo buhagije, akaba atarabashije kujya kwipimisha kwa muganga, n'iki ubwo ubwandu bwagaragara mu myaka ingana gutya? Icyo ni ikibazo. Ikindi navugaga, yego, hari centre de santé, hari igihe umuntu ajya arwaye malariya cyangwa se zino za dispensaire zikora ku giti cyabo. Yego. Nta kuntu hari abantu bajya barwaye malariya ariko ntibabe babafata ibizamini bya sida. Nta kuntu nabyo bajya babafata kugira ngo byibuze bahite batanga raporo kugira ngo uwo muntu adasubira mu rugo kandi yararwaye na sida. Urakoze cyane. Urakoze. Icyambere kwipimisha virusi itera sida ni ubushake. Bavuga serivisi yo kwipimisha ku bushake. Ntago umuntu yaza yigendera aje kwivuza malariya ngo uhite unamupima virusi itera sida mutabiganiriyeho, atabikuganirijeho. Gusa hari uburenganzira muganga afite bitewe n'ibimenyetso ari kubona ku muntu, ashobora kumusabira icyo kizami. Yego. Ariko nabwo iyo ari umuntu
utari muri koma ubasha kuvuga ubasha kumva baganira abimuganirizaho kamuga ati nshingiye kuri ibi nibi umaze iminsi wivuza bitagenda neza wenda cyangwa ibimenyetso ufite ibi nibi reka tugufate n'ikizami dore ko utaba ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Ikindi cyo kuvuga ngo umuntu uramutse afite amaraso resista ahangaha hari n'abavuga ati tugira amaraso atandura. Icyo nacyo cyari igihuha nagombaga kuvuga. Nacyo kiri mu bihuha kubera yuko nago wamenya ko ufite amaraso resista ahubwo hari amahirwe uba waragiye ugira wenda nko guhura na wa muntu ufata imiti akaba atanduza cyangwa mukaba mwakoze imibonano mpuzabitsina ntukomereke cyangwa we ntakomereka amaraso ntahure hakaba ukuntu nyine bigenda bihurirana gutyo bikarangira uzi neza ko waryamanye n'abantu banduye wenda ugasanga utaranduye. Ariko kuvuga ngo ufite amaraso resista ubwandu bwazaga we ukuntu numvise yabibajije wenda uramutse waranduye ariko ufite ubudahangarwa bw'umubiri bukomeye wenda wazabimenya nyuma y'igihe kingana iki. Igihe ubwo budahangarwa buzananirirwa bitewe nyine nuko bwari bukomeye nicyo utangira kubonera ibimenyetso byo kurwara sida utangira kurwarira ibyuririzi. Inosa reka mwunganire ntabwo ushobora kumenya ayo maraso kutazi ngo amaraso yawe afite ubudahangarwa ku kiye kigero ntuzamenya ko amaraso yawe yahangana n'iyo virusi mu myaka 2 mu myaka 5 ibyo ntuzabimenya. Ubwo rero abantu bumva ko rwose ngo bafite amaraso ngo atandura ngo harafite ngo groupe sange ngo runaka ngo groupe sange yinginyi ngo nyamara ngo ntiyandura habe n'ibicurane abantu bumve ko rega cyangwa kuva navuka sindajya kwa muganga ngo nago ngo ndarwara njye kwandura virusi itera sida ntago ko umuntu akoze imibonano mpuzabitsina ahita yandura. Oliver arabivuze utakomeretse ntago wakwandura niyo waba waryamanye n'uwayanduye ariko ayo mahirwe uvuga ko kudakomereka ni kangahe urayazi ntago yazi. Ikindi nyine waryamanye n'umuntu wifatira imiti neza kuko ibyago byo kwanduza ni biba umuntu hari ryageramo kubera afata imiti neza ku buryo n'ibyago byo kwanduza bishobora kugera kuri 0. Waryamanye nabo bantu uravuta ingero nakandabiza rwaye sidafata n'imiti atugore impamvu ntandura nuko mfite amaraso atandura ejo agahita ahura n'umwana utaratangira imiti ufite virusi zijagata mu maraso akabaranduye. Rero cyo n'igihana cyo kikwiye kuvaho nta maraso atandura ahubwo nyine ushobora kwandura agenda z'ukuntu nyine bigenda bihurirana utamenya hana turuka. Yego niba dufite undi muntu ku murongo wa telefone 0788317918 kugira ngo dukomeze dusubize ibibazo byanyu turacyafite iminota yo kubasubiza ariko tunategereje niba nta uraza reka turebe ni iki cyakorwa muri iki gihe ubukangurambaga. Ubukangurambaga burimo gukorwa mu bice bitandukanye. Allo mwiriwe neza. Njye nashakaga kubaza ese iyo umuntu agiye kwipimisha yego afite virusi itera sida ariko wenda sida itari yaza bahita babibona se ko yanduye cyangwa bigaragara ari uko sida yaje? Murakoze cyane. Murakoze. Kwandura virusi itera sida no kurwara sida twavuze ko bitandukanye ariko iyo bapima virusi itera sida nago bapima sida. Sida biyemezwa yuko umuntu yarutangiye kurwara sida cyangwa yarwaye sida ariko bari kubona ibyuririzi mu gigazona n'igituntu n'izindi ndwara nyinshi z'ibyuririzi wenda tutarebyeho cyane biherekejwe nuko uwo muntu afite virusi itera sida ariko iyo bari gupima mu maraso basangamo virusi itera sida. Yego. Hari na kiragiye bajya batanga hari gihe bavuga bati turabona ibisubizo bidasobanutse uzagaruka nyuma y'amezi 3. Nabyo kugira abantu babyumve tukiri kubijyanye no gupima ibundi iyo umuntu bamupima babona ibisubizo 3 uba witeguye kubona ibisubizo 3 bigiye kwipimisha. Hari ukukubwira ngo uri muzima ugataha wizeye igisubizo cyawe iyo nyuma yo kuganira na muganga atasanze byibuze ugomba kuzagaruka kwipimisha nyuma y'amezi 3 kugira ngo ubone ukumenya neza igisubizo cyawe. Hari ukukubwira ko ufite ubwandu bwa virusi itera sida icyo ni igisubizo cya kabiri. Hari noneho no kutabona igisubizo. Hari uburyo bitewe n'amateste bakoresha amwe ashobora kugaragaza
positivite ayandi ntayigaragaze kandi imwe bigomba gukonfirima indi. Yego. Nukuvuga ngo hari ibigaragaza ko ushobora kuba udafite virusi bakabona kandi ushobora kuba uyifite bitarasobanuka neza. Yego. Bitewe n'ikigero urimo, hari igihe iyo ari umugore utwite hari ikizami bahita bagufatira bakakijyana kugipimisha, ahandi bapima bafite ubushobozi bwo gupima bwisumbuyeho. Waba uri umuntu usanzwe bakaguha igihe runaka uzagarukira kwipimisha bakongera bakareba ariko bidatinze. Nanone kubijyanye no kwipimisha twibanze cyane kwipimisha kwa muganga. Hari n'uburyo bwo kwipima ubwawe. Abantu batinya, wari watubwiye kare abantu batinya kwipimisha, ushobora no kugenda ntiwipimishe ukagura agakoresho ko kwipima muri farumasi, cyangwa ukajya aho badutangira ubuntu, cyangwa ukagatuma n'umuntu ku kigo nderabuzima ashobora kugenda akavuga akipimisha we uwatinyutse akavuga atariko hari na mugenzi wanjye dukorana imibonano mpuzabitsina yifuza kwipima, ako gakoresho gatangirwa ubuntu barakamuha akakakuzanira ukipima bamwereka uko agakoresha. Ubwo ni uburyo bushobora kudufasha kumenya uko duhagaze. Ariko abantu bashaka kwipima bajye bipima nyine bamaze kumva ko bari tayari, bako ugiye kubona igisubizo nturi kumwe na muganga. Buri yuri kwa muganga bakugira inama, bashobora guhita bagukorera counseling bakakuganiriza ariko uri wenyine. Ubwo rero ugomba kuba wafashe icyemezo koko wumva ko witeguye kubona igisubizo uri bucyakire, kugira ngo udahita usanga umuntu arimanitse. Nizihe nama mutanga mujya turimo tugana ku musozo w'ikiganiro kubijyanye no kurandura burundu bwandu bushya bwa sida ndetse na sida? Yego, reka mbere kuri muganga Olive. Kubijyanye n'inama zo kurandura ubwandu bushya bwa virusi itera sida, icyambere tugendera kuri riya target Innocent yari yavuze. Twabonye ko tugeze kuri 95, 96, 98, 98. Ni ukuvuga ngo abantu banduye virusi itera sida babizi baba bipimishije nyine bakabimenya ni 95%. Ubwo urumva kugira ngo tugire 100% turacyabura 5. Kubijyanye no kugira inama rero twahita duheraho tugira inama abantu kwitabira kwipimisha, buri muntu wese akabaho azi uko ahagaze. Tujye kuri 96 ya kabiri, abamenye ko banduye virusi itera sida 98, abamenye ko banduye virusi itera sida bafata imiti bo ni 98%. Babandi babiri babura nabo tugomba kubabona mu bijyanye no kwirinda ubwandu bushya, kuko iyo afashe imiti ni hahandi ahita asuprima virusi, amahirwe yo kwanduza akagabanuka. Ubwo nabyo bizajya muri gahunda zo kurwanya ubwandu bushya. Habeho ya 95 ya nyuma ariyo yo gusuprima virusi yarijyanye niyo ngiyo. Noneho ibindi ni bisanzwe byo kwifata, gukoresha agakingirizo. Nyuma yo kwipimisha ugasanga uri muzima ugomba gufata n'ingamba zo kwirinda. Noneho nyuma yo kwipimisha ugasanga urwaye ugomba gufata ingamba zo kurinda abandi. Kuba waripimishije virusi itera sida ugasanga urwaye ntibigomba gukuraho gukoresha agakingirizo cyangwa no kwifata igihe bibaye ngombwa. Hakabaho gufata ya miti twabonye irinda kwandura ubwandu bwa virusi itera sida, yabiyo bafata mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina, kubayikora imibonano mpuzabitsina mu buryo buhoraho niyo bafata nyuma. Hakabaho na gahunda yo kurinda ubuzima bw'umubyeyi n'umwana ngo ku babyeyi banduye ngo batanduza abana, ababyeyi bakitabira. Amasegonda 30 Innocent, ni zihe nama mujya? Inama twatanga ubwo n'ubundi zikuye mu zo Olive avuze. Icyo navuga no kwibutsa urubyiruko ko sida iracyahari, abantu baracyandura virusi itera sida kandi hari n'abakicwa na sida. Rero bikwirara bakurikize izi ngamba Olive avuze. Tubagira inama kudakora imibonano mpuzabitsina ariko kuko tuzi ko tugana nabo bakatubwira ko byananiranye ngo kubaho badakora imibonano mpuzabitsina ntibishoboka. Rero nibakoresha agakingirizo. Mu byo dutanga nabwo bubamo ubukingirizo turabutanga, ariko yajya no kuri boutique akakigurira. Niyo kaba kagura 500 aho kugira ngo ujye kwandura indwara wakagura. Rero abantu ntibamenye kubaho bakora imibonano mpuzabitsina ariko ifite intego. Murakoze cyane, reka tubashimira abatumirwa bacu baturitse muri Réseau des Femmes. Twari kumwe na Nyampundu Olive
akaba ari umuforomokazi muri Réseau des Femmes. Turagushimiye muganga Nyamunsi. Yego twari kumwe kandi nawe Umugisha Innocent, akaba ari umwe mu bakozi bashinzwe itumanaho muri Réseau des Femmes. Turagushimiye. Yego reka tubashimire namwe bakunzi ba Radio 10 twabanye muri umwanya ungana n'isaha. Icyo twavuga nuko gahunda ni yindi dukomeze twirinda virusi itera sida. Ndiye ditene bakwenda bifuriza gukomeza gukurikira gahunda Radio 10 yabateguriye. Radio 10 since 2004. Since 2004. The first private radio station in Rwanda. Simply wonderful. 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 Wonderful.